ubundi ibintu byose byinshi ni bibi ku buzima bw'umuntu, waba uri ibiryo byinshi ni bibi ku buzima bw'umuntu, waba ufashe imiti myinshi ni bibi ku buzima bwawe. Ikintu cyose ushobora gukora kiba cyinshi cyangwa kikaba gikeya ntabwo aba ari byiza ku buzima bwawe. Byiza rero ni ukumenya ikigero nyacyo ugomba gufatiraho ibintu. Tugiye kureba uburyo rero umuntu ashobora kunywa amazi menshi bikaba byamugiraho ingaruka mbi ndetse bikaba byamuviramo n'urupfu. Kunywa amazi menshi cyane arenze urugero cyangwa se arenze ay'umubiri ukeneye ni bibi cyane, kuko ibi ni ibintu bishobora kuba byatuma ugira ingaruka mbi ku mubiri wawe kandi ukaba waviramo no gupfa. Hari abibaza umuntu yamenya gute amazi ushobora kunywa, uburyo amazi unywa nimba ahagije mu mubiri wawe cyangwa adahagije mu mubiri wawe. Urareba muri description uraza kubona link nashyizemo igaragaza uburyo ushobora gupima amazi unywa. Kandi amazi rero iyo uramutse unyweye menshi bigira ingaruka nyinshi ku mubiri wawe, harimo nko kugira ubwonko burabyimba bukaba bwagira ikibazo kubera ko amazi yabaye menshi mu mubiri, noneho agatangira akajya no mu bwonko bukaba bwabyimba kubera ko sodium cyangwa se imyunyungugu yabayemo mikeya, no rero ugasanga ubwonko burabyimbye. Ibyo bintu ni bibi kuko bivamo n'urupfu, ndetse kandi bishobora gutera stress ku mubiri, ku mutima, bikaba byatuma rero umutima ugira stress nyinshi kubera amazi menshi wanyweye. Rero hari ibimenyetso ushobora kubona ko bituma byerekana ko wanyweye amazi menshi, kuko umubiri ubwawo urivumbura ukakwereka ko wanyweye amazi menshi. Harimo nko kubyimba intoki ndetse n'ibirenge, ugasanga umuntu yabyimbye intoki n'ibirenge kandi nta yindi ndwara arwaye, ariko watekereza neza ugasanga ahubwo umaze iminsi unywa amazi menshi bikaba byatera kubyimba. Hari igihe rero nanone ushobora kurwara umutwe udasanzwe kandi ubanyweye amazi, nta stress ufite, nta bindi bibazo ufite, ariko wakitekereza ugasanga uri kunywa amazi menshi arengeje urugero, rero bitera umutwe. Si byiza rero gusa kunywa amazi yonyine, ahubwo wibuke ko n'ibyo turya nanone ugomba kubireba ukamenya ibikungahaye cyane cyane ku mazi, akaba ari byo ukoresha. Imboga n'imbuto, ibyo bintu biba bikungahaye ku mazi, kuko ushobora gusanga nka watermelon na kokombure bifite bikungahaye guhera kuri 93, 92 kuzamura ku ijana by'amazi. Rero urumva ko iyo uwimenyereje kurya imboga n'imbuto zifite amazi bizakugabanyiriza y'amazi yandi ushobora kunywa ku munsi, aya ngaya dusuka asanzwe. Kandi nanone nabwo ugakomeza ugakontorora amazi unywa kugira ngo utaza kugira ingaruka zindi mbi ku buzima bwawe. Ikindi ni uko hari igihe umuntu unywa amazi menshi cyane akagira iseseme idasanzwe, akajya yumva agiye kuruka kandi nta kindi kibazo kindi cy'umubiri afite. Rero biba byiza ko iyo utekereje ukareba ukamenya uburyo ushobora kugabanya amazi. Nanone kandi burya amazi si byiza ko uyanywa nk'unywa akavin. Hari abantu banywa amazi rwose ukajya anywa asuma gake gake tereka guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Biriya ni bibi cyane kuko bituma umubiri ucanganyikirwa, ntumenye icyo gukora, ntumenye amazi umubiri ukeneye cyangwa se amazi akeneye gusohorwa. Ibyiza rero nimba ugiye kunywa amazi hacamo umwanya, kandi nimba ari ikirahuri kimwe kirangize, ntukimutere guteka, byiza kimwe kive mu nzira. Nibyo byiza umubiri muravuga, umenya ko wakiriye amazi ukavuga ati niyo umubiri wanjye ukeneye, ayandi ni umwanda ukaba wayasohora. Rero mwumva ko uramutse unyweye amazi menshi cyane ukarenza urugero byakangiza umubiri wawe, kandi burya ikintu kiba cyatera no gupfa haba harimo ikibazo gikomeye. Ni rero nibyo ushaka mwari muri kumwe nawe utaha, wakibuka gukora subscribe niba ari ubwa mbere uri kuri ino channel, kandi kubana namwe ni ibintu ni inkunga ikomeye. Nimba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo ufite wagishyira muri comment. Ese iyo unyweye amazi menshi bikumerera biteye, cyangwa nta n'amazi unywa, nabwo ukabyandika tukareba icyo twabikoraho. Bye.